Mu gihe umujyi wa Goma ukomeje gushakisha uburyo bwo guteza imbere ibikorwa remezo no kunoza imihanda, indi nkuru nshya irimo kuvugwa cyane muri quartier Katundo nuko Avenue de Lac aho imirimo yo gutunganya no gushyira pave ku muhanda yatangiye kuri uyu wa kabiri tariki ya 11 Kanama 2026. Nyuma y'icyiciro cyo gutegura no gupima aho imirimo izakorerwa, abaturage batangiye kubona impinduka ku muhanda. Ariko igitangaje kuri uyu munsi nuko watangijwe n'abaturage ubwabo kufatanya n'ubuyobozi bw'umujyi wa Goma. None se uyu mushinga urakora gute? Ni iki abaturage bavuga kuri izi mpinduka ku cy'umuhanda wa Avenue de Lac ari ingenzi kuri Katindo? Kandi ese iyi gahunda ishobora kuba urugero rw'uko abaturage n'ubuyobozi bafatanyije bashobora guhindura isura y'umujyi wa Goma? Byose mureke tubirebere hamwe. Niba ari ubwa mbere ugeze kwicaro cyangwa wari bagiye gukanda subscribe ubundi ujye no kuri notification bell cyangwa se inzogera ukandeho kugira ngo ujye ubona amakuru mashya aturuka mu Rwanda, muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse no muri mu karere k'ibiyaga bigari. Uyu munsi ntabwo rero turi kuvuga ku mirwano cyangwa ku bibazo bya politiki, gusa turavuga ku kindi kintu gifite akamaro kanini ku buzima bwa buri munsi bw'abaturage mu mujyi wa Goma: imihanda n'iterambere ry'ibikorwa remezo. Amakuru rero dukesha Seti Enerside avuga ko imirimo yo gutunganya Avenue de Lac herereye muri quartier Katindo yatangiye kuwa 11 Kanama 2026. Iyi mirimo ikurikiye icyiciro cyo gushyiraho ibipimo no gutegura umuhanda, ubu hakaba hatangiye gushyirwamo amapave. Umushinga watangijwe n'abaturage ku bufatanye n'ubuyobozi bw'umujyi wa Goma, mu gihe ishyirwa mu bikorwa ryawo gukorwa na societe Alcosalil. Abaturage n'abacuruzi bakorera muri ako gace bavuga ko bishimiye umuvuduko w'iyi mirimo. Avenue de Lac irimo guhinduka cyane. Amashusho ari kugaragara muri Katindo arerekana impinduka zatangiye kugaragara kuri Avenue de Lac, nkuko namwe muri kubibona aho ngaho kuri screen zanyu. Rwose murabona ibikorwa biri kugenda bikorwa n'abaturage, murabona uhagarariye abari kubikora aho ngaho. Nyuma yuko habanje gukorwa icyiciro cyo gutegura aho umuhanda uzanyura no gushyira ibipimo bikenewe, imirimo yo gushyiraho pave yatangiye. Amapave ni uburyo bwo gutunganya umuhanda hakoreshejwe amabuye yabugenewe, akaba ashobora gufasha kugabanya ibibazo by'imihanda itameze neza cyane cyane mu gihe cy'imvura. Kuri Avenue de Lac abaturage bavuga ko iyo mirimo ishobora guhindura cyane uko aka gace gasa, aho wasangaga umuhanda ufite ibibazo, ubu harimo gukorwa imirimo igamije kuwunoza. Kandi ku bantu bakoresha uyu muhanda buri munsi, impinduka nk'izi ntabwo ari ikintu cyoroheje. Ibintu bifite aho bihuriye n'ubucuruzi, ingendo, isuku ndetse n'imibereho ya buri munsi. Kuki umuhanda rero ari ingenzi? Reka twibaze ikibazo: kuki gutunganya umuhanda umwe muri Goma bishobora kuba inkuru ikomeye? Umujyi wa Goma ni umujyi ukomeye mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Ni umujyi urimo abaturage benshi, ubucuruzi bwinshi ndetse n'ingendo nyinshi. Iyo umuhanda umeze nabi, ingaruka zawo zigera ku bantu benshi. Umucuruzi ushaka kugeza ibicuruzwa bye ku isoko ashobora guhura n'ingorane mu buryo ku kazi, ashobora gutinda, imodoka zishobora kwangirika, abanyamaguru nabo bakagira ikibazo cyo kunyura mu muhanda cyane cyane mu gihe cy'imvura. Niyo mpamvu gutunganya umuhanda atari uguhindura gusa isura y'umujyi, ni ugufasha ubukungu bwawo, ni ugufasha ubwikorezi, ni ugufasha abaturage kubona aho banyura hameze neza, kandi ni ugushyiraho ibikorwa remezo bishobora kumara igihe bikozwe neza kandi bikabungabungwa. Ikindi kintu cyihariye kuri uyu mushinga ni uruhare rw'abaturage. Amakuru atangwa avuga ko uyu mushinga watangijwe n'abaturage kufatanya n'ubuyobozi bw'umujyi wa Goma. Bivuze ko abaturage ubwabo bagize uruhare mu gutangiza igikorwa kigamije guteza imbere aho batuye. Ni urugero rw'uburyo ubuyobozi n'abaturage bashobora gukorera hamwe. Iyo abaturage bafite igitekerezo cyo guteza imbere agace batuyemo, ubuyobozi bukagira uruhare mu kugishyigikira, ibikorwa nk'ibi bishobora kugenda vuba.
kandi nibyo abaturage n'abacuruzi bo muri Katindo bavuga ko bishimira ko imirimo iri gukorwa ku muvuduko mwiza kandi ko batangiye kubona impinduka ku isura y'umuhanda. Ariko Sale irimo gukora ikirere ishyirwa mu bikorwa ry'umushinga nk'uko nabibabwiye ryahawe Ariko Sale. Isosiyete niyo iri gukora imirimo yo gutunganya umuhanda no gushyiraho amapave. Umuhanda ugiye gushyirwaho amapave ntabwo bihagarara gusa ku gushyira amabuye hasi, hari icyiciro cyo gutegura ubutaka, gushyiraho ibipimo, hari ugutunganya hazanyura amazi, hari gutegura ubuso bw'umuhanda, hanyuma hakaza gushyiraho pave ku buryo ushobora kwihanganira uburemere bw'ibinyabiziga. Byose bisaba ubunyamwuga, ko umuhanda ushobora kuba mwiza cyane ku munsi wa mbere, ariko niba utarateguwe neza ushobora kongera kugira ikibazo nyuma y'igihe gito. Impamvu abaturage bavuga ko bashima umuvuduko w'imirimo, ariko icy'ingenzi kurushaho kikaba ari uko imirimo yakorwa mu buryo burambye. Abacuruzi bo biteze iki? Mu bice nk'ibi umuhanda ntabwo uba uw'abatwara imodoka gusa, abacuruzi bawukoresha, abanyamaguru bawukoresha, abamotari bawukoresha, abaturage bajya ku kazi bawukoresha, abana bajya ku ishuri bawukoresha. Iyo umuhanda umeze neza ibikorwa by'ubucuruzi bishobora kugenda neza kurushaho. Ni ibintu tugomba kuzirikana. Umucuruzi ashobora kubona uburyo bworoshye bwo kugeza ibicuruzwa aho bigomba kujya, abakiriya nabo bakabona uburyo bworoshye bwo kugera ku bacuruzi, imodoka zigenda neza, ndetse n'akikije umuhanda ashobora gutangira gutera imbere. Impamvu abacuruzi n'abaturage bo muri Katindo bavuga ko bishimiye iyi gahunda. Goma ishobora guhinduka, icyo ni ikibazo gikomeye cyane abantu benshi bashobora kwibaza. Se niba uyu mushinga ukomeje ushobora gutuma indi mihanda yo muri Goma itangira gutunganywa, sizo kizaterwa n'ubushobozi bwo gukomeza iyi gahunda. Umujyi wa Goma ufite imihanda myinshi ikeneye gutunganywa, hari imihanda ikenera pave, ikeneye gusana no kwagurwa, hari n'ahakenewe nyine ibikorwa byo kurwanya isuri ibibazo biterwa n'imvura. Umuhanda umwe utunganyijwe ariko amazi atagenwe neza, nyuma y'igihe ushobora kongera kwangirika. Rero nuko nkuko bimeze tubona ko ibice bigenzurwa na AFC 23 akomeje gukorwa ibikorwa bitandukanye. Nyine ni nk'ibi ngibi murabibona ko ibintu nyine bimeze neza hariya muri Goma. Ubwo turakomeza kubakurikiranira uburyo bimeze, ahubwo mbwira wowe uri Goma cyangwa ukurikiranira hafi ibera mu mujyi wa Goma, tekereza iki ku gutunganya Avenue du Lac muri Katindo? Ese gahunda ushaka ko yakomerezwa no ku yindi mihanda? Uduha igitekerezo cyawe hasi muri comment. Inde Quick Times News kandi subscribe.